ndabasuhuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana abane namwe. N'irembo ry'ijuru ryongeye kugaruka iruhande rwanyu. Hanyuma rero uyu munsi reka dutangire n'inyigisho yacu. Umunyamasengesho aratungurana n'intego y'ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho uyu munsi. Mureke dusenge rero kugira ngo dutangire kandi Yesu agendane natwe. Mana nziza, turagushimiye ko uyu munsi wabanye natwe kandi ukagendana natwe, ukaturinda mu nzira zose twaciyemo buri munsi. Data n'ibihe nta kibi twakoze, Data wa twese hari benshi bagiye, ntabwo twabarusha ubwiza, ahubwo ni kubw'ubushake bwa n'ubuntu bwawe. Komeza ubane natwe rero kandi ugendane natwe, udushyigikire muri byose. Kuri mwanya tugiye kumva ijambo ryawe mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma tugiye gusoma ijambo ry'Imana ryo mu gitabo cy'Itangiriro ibice 37 duhere ku murongo wa 9. Intego y'amasengesho iravuga ngo umunyamasengesho aratungurana. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ibice 37 duhere ku murongo wa 9 kugera ku murongo wa 10. Haravuga ngo yongera kurota izindi nzozi, azirotorera bene se ati, nongeye kurota izindi nzozi ngo izuba n'ukwezi n'inyenyeri 10 n'imwe yinyikubise imbere. Ku murongo wa 10 azirotorera bene se na se aramucyaha, aramubaza ati, izo nzozi ni iki? Ni ukuri njyewe na nyoko na bene so tuzaza twikubita hasi imbere yawe. Natwe neza ijambo ry'Imana. Hanyuma rero uko tuganiriye tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo umunyamasengesho aratungurana. Uyu ni Yozefu yakunze kurota inzozi, hanyuma akazirotorera bene se, hanyuma bene se baramurwanya cyane. Bagira ngo nkubwenge mu ijambo ry'ubuhanuzi mpuzaniye, nibwo abantu bakurwanyije, nibwo ubuzima buri gucamo burimo bakurwanya, ariko hari isezerano ufitanye n'Imana. Ntabwo Imana izakwihorera, ntabwo Imana izakureka. Yozefu yagiye akundwa n'Imana, Imana imugirira ubuntu, hanyuma iramutoranya mu muryango w'Abisiraheli kugira ngo azabashe kugeza Abisiraheli muri Egiputa. Hanyuma akajya arota inzozi nyinshi, akazirotorera bene se ndetse n'ab'iwabo, bagakunda kumurwanya cyane. Amen. Muri uko kumurwanya cyane rero, ntabwo Yozefu yari afite imbaraga zo kubarwanya. Imana yagiye irinda icyo yagiye imwereka muri we, kugira ngo kuko Imana igira indi jambo yavuze ikarinda niyo yaribwiye, kugira ngo azabashe kugeraho yakomeje imwereka mu nzozi. Yozefu yarose inzozi kugeza n'ubwo bene se bamugiriye bagashaka kumwica kugira ngo umugambi w'Imana utazasohoza. Ariko umugambi w'Imana ntabwo ugiyoba. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe urasohoza uko byagenda kose. Ndagira ngo ubwire ngo nubwo guca mu bikomeye imiryango ikakureka, umugambi w'Imana uzasohoza. Ndagira ngo ubwire ngo n'icyo utarabona uyu munsi, umugambi w'Imana ntabwo uzaceceka. Ako kuba waravuganye n'Imana ni ikintu kidasanzwe cyane. Ndagira ngo ubwire ngo umugambi w'Imana ni muremure kuri wowe, niyo mpamvu utagupfa. Hari benshi mwavukiye rimwe ariko abo ngabo barapfuye. Hari benshi mwakuranye abatakibasha no gusenga ariko wowe uracyahari. Niyo mpamvu ubwira ngo umugambi w'Imana ni mugari kuri wowe. Yozefu yararwanyije kugera n'aho agera kwa Potifari, bagashaka kumufata ku ngufu kugira ngo baburize mu mugambi w'Imana, ariko umugambi w'Imana warakomeje kuko Imana igira indi jambo yavuze ndetse ikarinda niyo yagize ute, niyo yabibwiye. Ndagira ngo tuganire kuri iki kintu cyane kandi ubyumve neza cyane. Ukuntu ufite imbaraga uzana itandukaniro riruta n'iby'abandi bantu bose baba bafite. Yozefu warwanyije bigakomera bikageraho n'aho agurishwa, bene se bakamugurisha bakagenda bakabwira ababyeyi biwe yuko Yozefu uwo nguwo inyamaswa zamuriye. Ndagira ngo ubwire ngo wowe wavuye n'igitangaza, niwe wafunguriye bene se, niwe watumye bene se baticwa n'inzara mu gihe inzara yari iteye, niwe wacunguye igihugu cya Egiputa mu gihe inzara yari imeze nabi. Haleluya. Ndagira ngo ubwire kuri uyu mugambi w'Imana uri kuri wowe. Mose yavutse ari mu mugambi w'Imana. Niyo mpamvu abandi bana bose bavukiye rimwe bapfuye, ariko we agasigara, kuko yari kuzakura ubwoko bw'Imana muri Egiputa akabazana mu gihugu cy'Ikanani nk'uko Imana yari yarabisezeranyije. Niyo mpamvu umugambi w'Imana wakomeje umugendaho
bakamutera mu mazi ntamanuke. Mbega urwego nimba uri mu mugambi w'Imana, intambara urimo uracamo zose, ibibazo waba urimo uracamo byose, ntabwo umugambi w'Imana uzacogora, ahubwo umugambi w'Imana uzakomeza ku buzima bwawe. Reka nkubwire, umugambi w'Imana ni mugari ku buzima bwawe. Amen. Ni byiza cyane rero ko niba ufite umugambi w'Imana ari mugari imbere yawe, uri imbere y'Imana nk'umukristo usenga cyane, ukavuga ngo hari ikintu Imana yavuganye nanjye, icyo kintu Imana yavuganye nawe hari ibintu bijya bibasha kukirinda. Ni ibintu bya mbere ugomba kurinda ikintu Imana yavuganye nawe ni ugusenga cyane. Ariko hari n'ubwo Imana yumva isengesho bidasabye ngo uvuge amagambo menshi. Amen. Kuko Imana ireba agahinda kari mu mutima wawe nubwo wari usinziriye, ikareba agahinda kari mu mutima wawe. Imana ikoreza Mwuka Wera akapimira imiho. Abisirayeli bakoreshejwe ubucakara igihe kinini cyane, bigera naho bataka batakibasha kubona n'amazi yo kubumba amatafari, ngo noneho birabwo ngo barataka cyane ngo uwo mutako wabo urazamukugera ku Mana. Si uko bari bihirije amasengesho y'ibihe birebire, ahubwo ni ukubera ko Imana ibasha no kumva wa muntu umuntu atagize ite, umuntu atavuze. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu rero iyo Imana yakurinze, Imana yakurengeye ikavuga ati ufite umugambi wanjye, mfite ikintu nzakoresha umwana wanjye, Imana yakurinda ikakugeza kure. Ndagira ngo ngutangarize iki kintu ko kidasanzwe rero. Umuntu wavuganye n'Imana, umuntu uri mu mugambi w'Imana, uwo nguwo aza afite itandukaniro n'iby'abandi bantu bose baba bagize ite, baba bafite. Imana ishimwe cyane. Urugero ni Yozefu yavutse mu bandi bana, ariko Yozefu avuka ku mugore yakoreye atendeye imyaka 14. Amen. Uwo mugore yari isezerano kuko Yakobo niwe yashakaga Imana, ndetse mu gihe Yozefu yabanje kujya kuvuka habanje kubamo ikibazo gikomeye. Ikibazo gikomeye ni iki? Ni uko nyina yabanje kubura urubyaro igihe kirekire, ariko kuko yari afite isezerano ry'Imana, kuko ufite isezerano ry'Imana, kuko hari icyo wavuganye n'Imana. Mbega urwego uzavamo mu bidasanzwe, mbega urwego uzavamo mu bikomeye, mbega urwego uw'icyitegererezo, nicyo gituma Imana ikurinda. Imana ishimwe cyane. Uwo Yozefu niwe yagiyemo umuyobozi w'abandi. Ahangaha biratubwira ngo bene se wenda ngo babona. Amen. Ndi niba yose ngira ngo yiwe ngo urasigaye, ngo bivuze bene se babona yuko ngo ari uzababera umuyobozi, babona yuko ari uzaba umwami. Bivuze ngo kuko ibyo bintu nibyo, ariko ndakubwira ngo umugambi w'Imana ni muremure cyane. Mbega ngo nibwo wabuze urubyaro, umwana uzaza afite itandukana n'iby'abandi. Mbega ngo nibwo watinze gushaka, nubwo imyaka yaba miremire ku buzima bwawe, kuko ubitse isezerano ry'Imana, kuko hari icyo wavuganye n'Imana. Mbega ngo bizaza biruta iby'abandi bantu, bizaza biruta iby'abandi babonye, kuko hari isezerano ry'Imana. Hano yarasenze yinginga Imana kuko yari afite isezerano ry'uko Imana izamuha umwana. Haleluya. Ndi n'intuzi yafashijwe ndimba ndimo nduzura Mwuka Wera kandi ndagira ngo nawe wongere wuzure Mwuka Wera. Hano arasenga cyane abura umwana, bigira naho noneho amera nk'usinze. Haleluya. Imana ishimwe. Ngo umutongeraza nibaza ngo uzagezaho n'isindwe ryawe. Imana ishimwe. Hano mu gusenga kwiwe Imana yamuhaye umwana. Uwo mwana Imana yari afite itandukaniro n'abandi bana bose bavutse icyo gihe. Haleluya. Uwo mwana yavuye n'igitangaza. Ndagira ngo utangarize ngo mu bana ba Penina nta n'umwe tukivuga, nta w'igipfa kuvugwa, ariko mu mwana Hana yabyaye, uwo mwana yavuye n'icyitegererezo, uwo mwana yarakomeye. Ndagira ngo ubwire ngo niba aravuganye n'Imana, ukaba uri mu mugambi w'Imana, icyo Imana igiye gukora, icyo Imana yavuganye nawe kizaza gifite itandukanye n'iby'abana b'abantu, kizaza gifite itandukanye n'abandi mwasenganye, kizaza gifite itandukanye n'abo mwavukanye, kizaza gifite itandukanye n'abo mwakoranye, kizaza gifite itandukanye n'abo musengana, kuko ari umugambi w'Imana. Hana yabyaye umwana, uwo mwana abyara umwana witwa Samweli. Uwo Samweli yabaye umutambyi ukomeye. Imana yamukoresheje ibintu by'igitangaza. Niyo mpamvu nkubwira ngo isezerano ryawe rirakomeye kurusha iry'abandi, kuko uri umuntu w'Imana. Bivuga ngo icyo Imana yavuganye nawe kizaza gifite itandukaniro n'iby'Imana itegura kugukorera. Ndabakunda cyane kandi ndabishimira. Nagira ngo nkumenyeshe yuko wowe uri umunyamasezerano, icyo Imana itegura kugukorera kizaza gifite itandukaniro n'iby'abandi bakora. Imana ishimwe. Reka dufate umwanya dusenge kugira ngo Imana igukomereze isezerano kandi ikomeze iguhishurire, kandi Imana itugire neza. Mana Data wa twese, uri Imana ishobora byose,
ndasenze aka kanya umugaragu wawe abana bawe uyu mwanya n'uyu munota bagira itandukaniro n'abandi bantu bose mwami mwiza mwami nyiricyubahiro hari amasezerano wavuganye nabo Elebrai hari ikintu wakoranye nabo wabyo kuzaragirira neza uyu mwanya ndahamagara imbaraga zawe uyu mwanya ndavuga ubuntu bwawe uyu mwanya ndavuga kunesha kwawe byo gusohoza icyo wavuganye nayo nk'uko washoje icyo wavuganye na Yozefu mwami mwiza mwami nyiricyubahiro maze icyo ugiye gusohoza kigira itandukaniro n'iby'abandi bantu bose senze n'inzira ko ushobora byose mu izina rya Kristo Yesu amen. Nshuti yanjye rero muvandimwe ndamukangurira gukora subscribe wakoze subscribe ku irembo ry'ijuru kandi no komeza gusharinga ikiganiro cyacu no kudukurikirana kandi Imana iza kugira neza tuzajya dufata kamera no gusenga Imana yakubwiye tuzafata umwanya tugisengere kandi Yesu azabikora